agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusujeho dukurikiye muri kano kanya ngo haye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Mu mikurire ya muntu hari icyiciro cy'ingenzi cyane cy'ubugimbi n'ubwangavu. Iki ni icyiciro kibamo impinduka nyinshi ku mubiri zishamikiye ku mihindagurikire y'imisemburo. Niyo mpamvu umwana w'umuhungu aziroteraho uwo umukobwa akajya mu mihango. Ni impinduka nyinshi ari nazo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ese ni ibiki biranga umuhungu watangiye kwinjira mu cyiciro cy'ubugimbi? Ni ibiki se biranga umukobwa watangiye kwinjira mu cyiciro cy'ubwangavu? Nibabona izo mpinduka se babyitwaremo bati? Ababyeyi babo se bo babyitwaremo gute? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niyo mpamvu dushishikariza ababyeyi n'abandi baba bari hafi y'aba bana yuko bagomba kubaba hafi bagatangira kubaganiriza. Uwo ni Nyampundu Olive, umuforomokazi mu ivuriro ry'ubuzima bw'imyororokere ryitwa Karame Specialized Clinic. Ni ivuriro ry'umuryango Raison des Femmes. Ngiye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho. Nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Ngwaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku mpinduka zibaho ku mubiri mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Mbere yo gutangira reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Raison des Femmes ukabona ayo makuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Abahanga mu buzima bw'imyororokere bavuga ko umwana w'umukobwa ugeze mu kigero cy'imyaka hagati y'umunani na 13 ndetse n'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka hagati y'9 na 14 hari impinduka z'umubiri zishingiye ku buzima ndangagitsina batangira kubona. Ibizwi mu ndimi z'amahanga nka caractère sexuelle secondaire cyangwa se secondary sex characteristics. Zimwe muri izo mpinduka bazihuriyeho abahungu n'abakobwa, izindi zigatandukana. Igihe cyo gutangira kuzibona nacyo kandi kiratandukana bitewe n'umubiri wa buri umwe, uburyo koramo imisemburo ituma izo mpinduka zibaho. Reka twakire Nyampundu Olive, umuforomokazi mu ivuriro ry'ubuzima bw'imyororokere Karame Specialized Clinic. Yatangiye atubwira impinduka ku mwana w'umuhungu. Impinduka ziba ku mubiri w'umuhungu watangiye gukura ku bingimbi muri makeya biba bivuze ko atangiye kuva mu cyiciro cy'ubwana agana mu busore, ari byo bita ubugimbi. Hari impinduka nyinshi ashobora kugira, arizo uko yiyumva mu mubiri, mu mitekerereze ndetse n'uzigaragara inyuma ku mubiri, harimo nko kumera ubwanwa, kuniga ijwi, kuba yatangira kumera incakwaha cyangwa indi misatsi iza ku gitsina, no kuba yazana ibishishi ku mubiri n'imikurire y'umubiri muri rusange, kuba yatangira kwiroteraho nubwo bitazira igihe kimwe kuri buri muntu wese. Bamwe babiza bitinze cyane, abandi bishobora kuza vuba cyane, biterwa n'imisemburo umuntu afite. Abenshi bakunda gutangira icyo cyiciro cy'ubugimbi ku bahungu hagati y'imyaka 12 na 14. By'umwihariko twinjiye kuri iki kintu kijyanye no kwiroteraho, ni ikibazo abana b'abahungu bakunda kwibaza. Twavuga ko iyo tuvuze kwiroteraho ku mwana w'umuhungu kuri iki kiganiro yumva iki? Umwana w'umuhungu kwiroteraho, icya mbere ni ukugira igihe agira inzozi gasinziriye, akora imibonano mpuzabitsina, hakabaho kuba yarangiza cyangwa se yasohora. Ni ibintu bisanzwe, ni ubuzima busanzwe, nta gikuba kiba cyacitse. Kikaba ari ikimenyetso gikomeye ku mwana w'umuhungu utangiye kuba ingimbi, kuko biba bisobanuye ko ashobora no gutera inda igihe icyo ari cyo cyose akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, bititaye ngo ni umwana mutoya. Icyo gihe aba ashobora kuba yabyara. Hari izo mpinduka zamubayeho ku mubiri zigaragaza ko yakuze, ariko mu bijyanye n'uko atekereza ubwo bihinduka gute, kugira ngo n'ababyeyi nabona uwo mwana yumve ko ari ibintu bisanzwe? Urakoze. Ikijyanye n'imitekerereze, bano bana bageze mu cyiciro cy'ubugimbi n'ubwangavu bagira
agira amatsiko menshi. Turacyari ku muhungu, atangira kuganira na bagenzi be, yafite ababyeyi yisanzura, hatangira kubaza ibibazo byinshi bitandukanye bijyanye n'uko yiyumva cyangwa n'ibyo ari kubona bishyashya. Urumva nimba ari kuvuga kumva ijwi ryaranize, arireba mu maso akabona afite ibishishi, arabona imyenda yambaraga kera ntikimukwira, yabaye umusore, yabaye munini, atangira kwiyumva nk'umugabo. Atangira gukunda abo badahuje igitsina, kumva yaba ari kumwe n'abakobwa cyangwa yagira umukobwa w'inshuti ye byihariye. Niyo mpamvu dushishikariza ababyeyi n'abandi baba bari hafi y'aba bana bageze mu cyiciro cy'ubugimbi yuko bagomba kubaba hafi bagatangira kubaganiriza, kuko ahangaha ingaruka nyinshi zo kutagira amakuru ku buzima bw'imyororokere niho zitangirira, ryaba ihohoterwa cyangwa ihohotera, yaba gushukwa n'abamuruta cyangwa nawe akaba yashuka abandi, guhabwa amakuru atariyo n'ibindi byose bishobora gutuma agira ingaruka ku buzima bwe bw'ahazaza, guta ishuri n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bigenda bizanwa no kuba afite amakuru apfuye cyangwa ntayo yabonye, nyine yarirwanyeho akishakishiriza. Kenshi ni naho batangira no gufata ibiyobyabwenge no kunywa inzoga ku rugero rukabije, kuko nawe aba yumva yabaye umugabo. Iyo ntawamuganirije ngo amubwire ko ari ubuzima busanzwe, byamubayeho n'abandi byababayeho, yakomeza ubuzima n'ubundi kuri disipurine yari asanganywe, usanga bigira ingaruka zikomeye cyane. Twinjiye noneho kuri wa mwana w'umukobwa, we azabona izihe mpinduka, duhere ku mpinduka zigaragarira inyuma zatewe n'imisemburo? Umwana w'umukobwa nawe hari impinduka agira, yari kuva mu cyiciro cy'ubwana ajya mu cyiciro cy'ubwangavu. Hariho nko gupfundura amabere, kujya mu mihango, kuzana amataye, kuzana bya bishishi twavugaga kuri bamwe na bamwe, kuzana incakwaha cyangwa imisatsi yo ku gitsina n'ibindi bintu byinshi biba bigiye bijyanye n'imitekerereze, nk'uko no ku mwana w'umuhungu twabibonye. Harimo nko kumva ko abantu bose bamwitayeho, gutangira kwita ku bwiza bwe, kugira isuku cyane, akumva yaba yibereye kumwe wenda n'abana b'abahungu aribo baganira cyane, gutangira kujya mu rukundo, ndetse nk'uko twabibonye nawe agira amatsiko, agatangira kuganira n'abantu batandukanye ababaza amakuru, no guhinduka kw'ijwi. Ariko guhinduka kw'ijwi ry'umukobwa n'uk'umuhungu biratandukanye. Iry'umuhungu riraniga, iry'umukobwa rikiyungurura, atangira kugira ijwi nyine riyunguruye riri hejuru, ritameze nk'iry'abana. Uyu mwana w'umukobwa nawe wagiye mu mihango bisobanuye iki? Kuba umwana w'umukobwa yagiye mu mihango biba bivuze ko ageze mu gihe cyo kororoka. Igihe icyo ari cyo cyose yakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ari mu gihe cy'uburumbuke ashobora gusama. Bitabujije yuko twibutsa ko hari n'abana b'abakobwa basama mu gihe bari bagiye kujya mu mihango yabo ya mbere. Nta kindi gihe na rimwe yigeze ajya mu mihango. Igihe yaragiye kujya mu mihango ye ya mbere, iyo yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina ataratangira kujya mu mihango, bikaba byahuza n'uko yakoreshejwe cyangwa yakoze imibonano mpuzabitsina agahita asama. Wenda n'ubundi tuzanabigarukaho birambuye ku bijyanye n'imihango by'umwihariko, ariko muri make udukurikiye muri iki kiganiro yumve ko imihango ari iki, kuko iki ni ikintu gitungurana cyane ku bana b'abakobwa, dore ko n'ababyeyi baba batarabibabwiye. Yumve ko imihango ari iki, yiteze iki? Muri makeya, imihango ni igihe intangangore zagejeje igihe cyo gukura, ku buryo umubiri we witegura gusama. Hatabaho gusama, bya bice by'umubiri bya nyababyeyi byiteguye kuzakira umwana igihe azaba yasamye, hari uburyo byikora umubiri bigasohoka. Bisohoka rero mu buryo biza ari amaraso, ari byo twita imihango. Nabyo rero si ikibazo nk'uko twabwiye abana b'abahungu ko kwirotera hatari ikibazo, n'abakobwa bumve ko kujya mu mihango atari ikibazo. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Turi kuganira ku mpinduka zibaho ku mubiri mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Wabyumvise ko ari ubuzima busanzwe bwa muntu, ku buryo udakwiye guhangayikishwa n'izo mpinduka. Hari ibibazo rero abangavu n'ingimbi bakunda kwibaza kuri izo mpinduka. Zimwe muri izo nizaba twaganiriye bagarukaho. Baratubwiraga ngo iyo umwana w'umuhungu yazanye ibishishi cyangwa se umukobwa ngo bikizwa nuko yasambanye. Tuvuga ati ubwo natwe umuntu nazajya akora akazana ibyo bishishe azajya gusamba. Nari nzi yuko nanjye umuntu ari mu mihango akaribwa ashobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina akoroherwa. None se koko ibi aba bangavu n'ingimbi baba bibaza nibyo? Reka twakire Nyampundu Olive atumara amatsiko. Kuzana ibishishi biterwa n'imisemburo y'igihe umuntu aba agezemo cy'ubugimbi cyangwa ubwangavu.
igihe kiragera bikagenda ko umuntu agenda ava muri icyo cyiciro cyangwa imisemburo igomeza guhindagurika n'ibishishi biragenda. Bikomeje cyangwa bikabije ku buryo bibangamye cyane ashobora no kujya kwa muganga w'uruhu akagenda bakamufasha. Ku bana b'abakobwa nabo bagira ibyo bibazo bakaba bati iyo umukobwa yagiye mu mihango ngo agakora imibonano mpuzabitsina bwa bubabare yashoboraga kugira ari mu mihango burakira. Nabyo si byo. Kubabara umukobwa ari mu mihango biba biterwa no kwikanya kwa nyababyeyi kugira ngo ya maraso twababwiraga cyangwa bya bindi umubiri wari warateguye witegura kuba wakwakira umwana habayeho gusama bisohoke. Nicyo gituma umuntu ababara mu mihango. Kuba yakora imibonano mpuzabitsina ari mu mihango ntibyatuma umubiri n'ubundi uhagarika yuko imihango nimba izamara iminsi 3 n'ubundi ari iminsi 3 izashira. Nta kintu byafasha, nabyo no kubeshya. Ku bakobwa bo banavuga bati yakoze imibonano mpuzabitsina ngo azana amataye. Kuzana amataye nabyo twavuze kare yuko biri mu mpinduka ziranga umuntu ugeze mu kigero cy'ubwangavu. Nabyo biterwa n'imisemburo. Hari ushobora kujya muri kiriya cyiciro akayazana, ariko hari n'ushobora kutayazana. Kuko n'abantu bakuru ntago bose baba bafite amataye. Rero ntago gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gutuma ayo mataye azabiterwa n'imisemburo y'umuntu n'imiterere kamere y'umubiri we. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turi kugenda tunagana ku musozo, tubonye ko abo bana hari impinduka bazagira. Izo mpinduka rero n'ubundi zijyanye n'imitekerereze zituma hari n'imyitwarire mishya bazagira. Ababyeyi badukurikiye muri kano kanya bitware bate mu gihe abana babo bageze muri icyo cyiciro? Nk'ababyeyi badukurikiye nge ndumva icyo twabagiraho inama cyane. Icyambere abana bageze muri kiriya cyiciro ni ukubihanganira, kubatega amatwi ndetse no kubaba hafi. Ntibabatererane, akamenya iby'umwana wabamo umunsi ku munsi, akamugira inama habona zikenewe. Nimba mubajije ikibazo ntamuburira umwanya wo kumusubiza. Kandi twashishikariza n'ababyeyi kudatinya abana. Hari ababyeyi batinya kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ugasanga aratinya umwana we, avuga se nimba ashaka no kubimubwira akabura aho yabihera. Abana bo baba bafite amatsiko menshi, biri uri gutinya kumubwira, waratinyuka akagenda akabibaza undi muntu ushobora kuba afitemo nk'inyungu zo gushaka kumusambanya cyangwa kuba yamushyikiriza abandi bamusambanya, akamucuruza, akamushora. Noneho we akamuha amakuru ajyanye n'inyungu ashaka kuri wa mwana wawe, kandi nawe wari uyazi wakagombye kuba wayamuhaye. Rero ni byiza yuko hagati y'iriya myaka 9 na 14 twabonye igihe cy'ubugimbi n'ubwangavu gitangira, ababyeyi bagomba kuba hafi y'abana babo cyane. Abana bo noneho bitware bate ko ari ibintu bishya bibagezeho, ni impinduka z'umubiri kandi badashobora no guhagarika? Hari serivisi nyinshi ubu ngubu zashyizweho. Hari serivisi z'urubyiruko ziri ku bigo nderabuzima, hari abarimu bahuguye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bari ku bigo by'amashuri, hari n'ibindi bigo bitanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere nka Réseau des Femmes ndetse n'ibindi bigo. Nashishikariza abana b'ingimbi n'abangavu amakuru yose bakeneye kuyabariza aho ngaho, nimba badashoboye kuyabona ku babyeyi babo. Aho ngaho rwose haba hahagije ko bahakura amakuru, si ngombwa kubaza bagenzi babo, abaturanyi, abatantine. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Reka nkubwire ko imyaka yo gutangira kubona ziriya mpinduka itandukanye bitewe n'uko imisemburo y'umubiri ikora. Kuba byatangiye mbere cyangwa se nyuma ntabwo bikwiye gutuma uhangayika. Cyakora abahanga mu buzima bw'imyororokere bavuga ko mu gihe umukobwa agejeje imyaka 14 atarabona kimwe muri biriya bimenyetso twabonye, ndetse n'umwana w'umuhungu akageza imyaka 15 atarabona kimwe muri ibyo bimenyetso, bigaragaza ko yatinze kwinjira muri icyo cyiciro. Ni mu gihe kandi munsi y'imyaka 8 ku mukobwa ndetse no munsi y'imyaka 9 ku muhungu nabyo bigaragaza ko yihuse kwinjira muri icyo cyiciro. Ikindi kandi izo mpinduka ntizizira rimwe. Ushobora kuba waranizijwe ariko ya misatsi yo ku gitsina itaraza, yewe n'ubwanwa bukabuzaza butinze. Umukobwa nawe akaba yatangira kumera amabere, nyamara imihango ikazatinda kuza. Niba wifuza gusobanukirwa biruseho, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, ni ukuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Ndagushimira wowe twabanye muri iki kiganiro, kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njya gutegura iki kiganiro nkaba nanakikugejejeho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima.
agakingirizo njye ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ngo ntabwo kica. iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwara inda rwose. umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.